Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yuzuye ibambe, urukundo rwawe ni rwinshi, nirwo nuko rwatumye wandikisha iby'ijambo ryawe ngo rituyobore. Muri uyu mwanya rero tugutegeye amatwi, tuguhaye umwanya ngo tuganirize, ntabe ari ibyo twebwe twifuza, ahubwo Mwuka Wera yende ku byawe duhishurire iby'ubwiru bwabyo, anadusohoze gukora icyo iryo jambo ridutumweho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uno munsi wa gatatu w'icyumweru, muri iki cyumweru turimo turaganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko yo gutwarwa, cyangwa se mu yandi magambo kuyoborwa na Kristo. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Yanditse ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, iki cyumweru turimo turaganira ku kuyoborwa na Kristo. Hanyuma iri jambo naryo dusomye riratubwiye ngo twe kwishushanya n'ab'iki gihe. Iyo umuntu atabaye maso, igihe asohoyemo cyangwa se iby'icyo gihe biramuyobora kandi bitari bikwiriye. Byari bikwiriye ko ayoborwa na Kristo. Iby'ibigezweho cyangwa se iby'ibihe dusohoyemo ntibikwiye kuba ari byo bidutwara ngo bituyobore uko dukwiriye kubaho, ahubwo Kristo twizeye ni ukwiriye kutuyobora uko tubaho. Urugero, ibihe usohoyemo cyangwa se iby'ibigezweho muri iki gihe cya none, iyo ari byo bitumye cyangwa se iyo ari byo bigennye uko uvuga mu buryo bubi, uvuga mu buryo bukora iteka bugushyira mu byaha. Donc iyo wisunze amaterme y'iki gihe, iyo wisunze imvugo zigezweho, iyo ugiye kuvuga nk'uko ibihe urimo none uhagazemo bimeze, uvuga mu buryo butari bwiza. Imana itugirire neza. Niba uri mu bihe byiza ukavuga nk'uko ibyo bihe biri, noneho ejo wasohora mu bihe bibi ukavuga nanone bigendanye n'ibyo bihe, donc ibihe akaba ari byo bikwa-influence uko uza kuvuga, iteka ryose uvuga nabi, uvuga mu buryo bubi, uvuga mu buryo bugushyira mu byaha. Imana itugirire neza. Byari bikwiye ngo wiyime ibihe usohoyemo, wihe Yesu Kristo, Yesu aba ari we ugena uko ubaho. Imana itugirire neza. Turenge biriya byo kuvuga gusa, ahubwo uko wambara, uko uvuga, uko utekereza, uko ugenda, uko ukora akazi kawe, we kugakora nk'uko abandi ubona babikora, we kugakora nk'uko bigezweho muri ibi bihe, we kwambara nk'uko ibihe bigennye bikavuga ati style ni igezweho, we kuvuga nk'uko wenda avuga ati izi mvugo nizo zigezweho. Oya, ibihe reka bye kuba ari byo bikugenera uko uvuga, n'uko wambara, n'uko utekereza, n'uko ukora akazi kawe. No, ahubwo Yesu Kristo wizeye, mwemerera aba ari we ugena uko uvuga, uko wambara, uko utekereza, uko utegeka iby'urugo rwawe, uko utegeka iby'akazi kawe. Yesu Kristo wizeye aba ari we ugena uko ubitegeka, apana ibihe usohemo kuba ari byo bigena uko utegeka iby'imibereho yawe. Imana itugirire neza. Nivuze ngo wime ibihe usohoyemo, wihe Yesu Kristo, aba ari we ugena ukubaho. Imana itugirire neza. Iby'ibigezweho n'impinduka z'ibihe, mu gihe ubona bitabusanya n'ubushake bw'Imana, mu gihe ubona bitabusanya n'inzira y'agakiza, nta kibazo ushobora wenda kubifata. Ni kuvuga ibyiza bitagushyira kure ya Yesu Kristo, byo nta kibazo ushobora kubifata, ntacyo bitwaye. Kwambara neza ni byiza. Si byiza ngo ntago bikwiye ko uhora wambaye ibintu bya kera byabaye demode. Yes, ushobora kwambara ibintu byiza bifite gahunda, bigezweho, modeli nziza zigezweho, ariko make sure, banza urebe yuko izo modeli zitagushyira kure ya Yesu Kristo, zitagutegeka mbese ngo zigushyire kure ya Yesu Kristo. Modeli ziri mu murongo mwiza, cyangwa se imvugo ziri mu murongo mwiza, imikorere iri mu murongo mwiza, business ziri mu murongo mwiza, zigezweho ziri mu murongo mwiza, zitagushyira kure ya Yesu Kristo, zo uzakire nta kibazo. Mu yandi magambo, ibitakujyana kure ya Yesu Kristo byo nta kibazo, mu by'iterambere wemerewe kubyakira, ariko ibikujyana kure ya Yesu Kristo byo ubyange rwose. Imana itugire neza. Mwemereye Yesu Kristo aba ari we ukuyobora. Ibihe bye kuba ari byo bikuyobora. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.